Namakuru akomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga z'abavandimwe b'abashinga nahe hano mu Burundi. Ni inkuru yakomeje kuvugisha cyangwa se yakomeje kuvugwa cyane, yakomeje kuvugwa na benshi, yaba itangazamakuru by'i Burundi nkuko nabikubwiye, yaba n'ibitangazamakuru by'i Vatican kwa papa, nabyo byakomeje kuba byandika iyi nkuru. Ni inkuru rero yabaye ku itariki 15 rero hari kuba gahunda yo kwakira bazilika. Ni bazilika nto yarimo gutaha hariya mu gihugu cy'u Burundi, ariko ikintu cyatangaje abantu ni ijambo Perezida Ndayishimiye yahavugiye. Uyu mugabo abantu benshi bakomeje kuvuga bati ese koko ubundi ibintu avuga biva he, biba byagenze bite? Ese hari umuntu umuteguriye amadiskuru kugira ngo aze kuyavuga bitewe n'amagambo yagiye avugiramo? Hanyuma rero nk'icyatangaje abantu, uretse ko icyo kidatangaje ahubwo icyo ndaza gusorezaho nicyo gitangaje, yaje gusaba Papa Leo wa 14 uriho, yaje kumusaba ko babona kardinali nk'igihugu cy'u Burundi, nk'igihugu komite nacyo cyagira kardinali akaba abarizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko kugeza ubu ngubu Burundi nta kardinali bugira. U Rwanda tuzi ko dufite kardinali, muri Kongo hari abakardinali, Israel na Tanzania na Kenya, ariko Abarundi nta kardinali bagira. Icyo ni kimwe yasabye Papa Leo wa 14, ariko ikindi nanone kirimo ari nicyo turaza no gusorezaho, nicyo kintu ngira ngo uze kumva, nicyo cyateje ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga, nicyo cyateje kuba abantu bakomeza kuba bavuga, kuko bavuga bati uyu mugabo aho ari hose ntago ajya yiburira, ibintu bye byose bigomba kuba birimo akantu kagakoryo. Hanyuma rero reka mbanze mbabwire inkuru nyirizina, hanyuma noneho nze mbabwira ikintu noneho Perezida Ndayishimiye yaje gusaba Papa Leo, bituma Papa Leo wa 14 bituma noneho ibitangazamakuru bya Vatican byandika, ndetse bituma n'ibitangazamakuru by'i Burundi ndetse n'ibitangazamakuru bya East Africa byinshi byandika kuri iyi nkuru. Rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Papa Leo wa 14 gusura igihugu cye, akagisomeramo misa y'amateka no kugiha umukardinali. Hanyuma rero yabigarutseho kuwa gatanu tariki ya 15 Kanama 2025 ubwo hafungurwaga ku mugaragaro bazilika ya Mugera yitiriwe Mutagatifu Antoni w'Ipadua. Hanyuma rero paruwasi ya Mugera iri mu ntara ya Gitega, yashyizwe ku rwego rwa bazilika nto iba iya mbere mu gihugu. Hanyuma rero Perezida Ndayishimiye yashimiye Papa Leo wa 14 kuba iyi bazilika ariyo ya mbere yagennye kuva yaba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, musaba kuyihoza ku mutima no kuzayisomeramo misa y'amateka. Ati tuzanwe no kwakira impano duhawe n'umubyeyi wacu Papa Leo wa 14, aho Kiliziya ya Mugera yitiriwe Mutagatifu Antoine wa Padua ibashije kwitwa bazilika Kiliziya Papa atanga. Rero tukaba tumutumiye kuzaza kuyidutahira igihe azabona ko gikwiye, azaze iwe mube. Hanyuma rero yakomeje agaragaza ko mu gihe uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yaba agiye mu Burundi, yazasomera misa muri iyo bazilika igihugu cyahawe. Ati yagize ati ayisomeremo misa anaharyame, kuko kuva uyu munsi habaye iwe. Rero iyi Kiliziya ya Mugera yahoze ari ahantu herekana ukwemera kw'abakristo bose, kuko aha n'abaporoso barahagenda. Rero ni ahantu rero h'Abarundi bose. Ati turanezerewe cyane kandi turashimira cyane umubyeyi wacu kuri iyi mpano. Yakomeje rero ashimangira ko ari impano ikomeye u Burundi bubonye, ndetse asaba Papa Leo wa 14 guhora ayizirikana. Ati niyo bazilika ya mbere abyaye nka Papa Leo wa 14, uzamutubwirire rero ngo uzahora wibuka imfura yawe. Turasaba ko iyo Kiliziya ya Mugera ibaye iya Papa yatubera ahantu tuzahurira n'Imana.
yakomeje agira ati rero ahantu h'amahoro hahora haruhura uzahagenda, ahantu rero hahora hadukangurira gukura amaboko mu mufuka tugakora tugateza igihugu cyacu imbere. Ndasaba abarundi bose bafite ubushake ko twakubaka aha hantu kuko nicyo cyerekana ubumwe bwacu. Yakomeje rero agaragaza ko papa yari akwiye guha uburundi umukardinali uzacunga iyo bazilika ya mbere bahawe. Mutubwirire papa muti bazilika barayibonye ariko haracyasigaye kardinali uzayicunga. Rero ndifuza ko abazasengera muri iyi kiliziya bakwiyumva nka mutagatifu Petero igihe yavugaga ngo mwigisha birakwiye ko atwibera ahangaha. Rero ni impano ikomeye kuko aha hagiye kuba icyicaro kizahuza abakristo bo muri aka karere. Hanyuma rero mu mwaka w'1908 mu gihe cy'umwami Mwezi Gisabo nibwo paruwasi ya Mugera yubatswe, itangijwe na missionnaire babiri, Padiri Van de Bagat ndetse na Padiri Van de Wi. Hanyuma mu mwaka w'1922 ubwo Burundi bwabaga vicariate yigenga, paruwasi ya Mugera yahise iba icyicaro cy'umwepiskopi wayo wa mbere Musenyeri Julian Louis Gorge, bityo rero ihinduka katedrali ya mbere mu Burundi. Rero Mugera hahoze hitwa mu Mana za Mugera niyo yibarutse abasaserdoti ba mbere b'Abarundi, Padiri Patrice Idendeza na Emile Ngendangenda bahawe ubupadiri mu mwaka w'1925. Ngayo nguko rero witwa Perezida Ndayishimiye yararimo yakira bazilika ntoya bahawe hariya, ariko aza kuvugamo ayo magambo yose wagiye awumva. Harimo rero ijambo ryagiye ritangaza abantu no kumva ngo umukuru w'igihugu arimo arasaba papa kuza kuryama muri bazilika. Ibyo ngibyo abantu bakomeje kugenda babiteraho comment ku mbuga nkoranyambaga, baravuga bati ariko iyi discours ndumva cyangwa se turumva ibi bintu bitakwiye kuba bijya mu, bivuze ngo hari ibyabaye nka comedy mu bitangazamakuru bya Vatican. Murabizi hari ababakurikiranira hafi cyane abakomeza kugenda babyandika bavuga bati uyu mugabo rwose nawe ni byenda gusetsa cyangwa se ibintu aba yivugira sometimes biba bisekeje, kubera yuko hari uburyo nanone n'ubundi nk'icyo ngicyo cyo gusaba kardinali kube yabikoze nkaho kardinali ari papa ushobora kumunoma akavuga ati genda ujye hariya, kandi ubundi igihugu cya kigomba kuba gifite kardinali. Abantu bagakomeza kwibaza bati ariko se ubundi byo byagakwiye kubazwa papa kari we ugomba kugena kardinali ugomba kujya mu Burundi, kubera ko abaye ari umukardinali uvuye ahandi hantu atari umukardinali w'umurundi, n'ubundi ku rundi ruhande nta kintu babimariye igihugu cy'u Burundi. Ariko impamvu yarabivuze gutyo n'ubundi nuko n'ubundi mu Burundi nta mukardinali uhaba, bahari abenshi abahari n'abasenyeri, nta bakardinali bahaba, abahari n'abasenyeri. Ibyo ngibyo rero abantu bavuze ati yagakwiye kuvuga ati ahubwo asaba Barundi akababwira ati mwebwe abiga igipadiri cyangwa se namwe mu basenyeri bari aha ngaha mukomeza kuba mwiga ku buryo bukomeye, ni mwige mugere ku rwego rwo kuba mwajya mu rwego rw'abakardinali. Ntago ngo ahubwo agakwiye kuvuga ati bakohereza kardinali w'umunyamahanga. Ibyo ngibyo ariko abenshi bakanabihuza na politike ya Afrika ikomeza kuba igira bo badakomeza kwibonamo icyizere cyo kuvuga giti tugomba kugira abantu bacu natwe baba bari Vatican, tugomba kugira nk'uko u Rwanda rufite abakardinali nk'uko nahoze ndi kubibwira, turamufite kardinali Kambanda hano mu Rwanda. Kongo nayo nk'uko nahoze mbabwira ko ifite abakardinali. Icyo nicyo Afrika yagakwiye kikavuga ati twe nta dukeneye umukardinali uvuye ahandi, dukeneye umukardinali wacu mu gihugu cyacu akaba ari we uza gufasha intore zacu. Hanyuma rero ibyo byose nibyo abanyafrika bo bakomeje kugenda batera comment, ariko abazungu b'abanyaburayi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu usaba papa kuza kuryama muri bazilika, ubwo ngubwo bisobanuye iki? Se aba yabanje gutekereza ko ibi bintu hagiye kuvuga. Urumva ntabwo babura comments bagenda bavugaho. Ngiye cyo nari nkuzaniye nicyo uyu nguyu Ndayishimiye yasabye Papa Leo wa 14 mu by'ukuri kugira ngo abashe cyangwa se kugira ngo abashe kuba yamuhereza ubutumwa. Yamusabye ko yaza kwibera muri bazilika akiryamiramo, icyo ni cyambere. Icya kabiri yamusabye yuko bagira kardinali. Icyo ngicyo ari cy'abanyafrika bagaye bakavuga bati bagakwiye kuvuga ati Barundi namwe tugere ku rwego rwo kuvuga duti tugize kardinali hariya i Roma cyangwa se tugize kardinali w'umurundi. Ibyo byose birashoboka, ariko
ko buri wese wamagane afite speech. Akenshi speech za Ndayishimiye abantu ntabwo bakunda kuzivugaho rumwe, bavuga bati hari byakwiye kuba yavuga, cyangwa se ese hari umuntu bamwandikiye ibi bintu. Ibyo byose bikagenda bigarukaho uko bigenda, uko inkuru ze cyangwa se uko amadiskuru ye agenda agaruka. So ngewe icyo narinzanye ni update yuko yasabye ibyo bintu byose Papa Leo wa 14. hanyuma sindi umusesenguzi, ibyo narengerageje kuvuga n'ibyo nagiye nsoma mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya Vatican ndetse n'ibitangazamakuru bikorera hano imbere muri Afrika. Kabashimire cyane rero mwe mwabanye nanjye kuhera ikiganiro kitangiye kugeza kano kanya. Imana iguhe umugisha. Nitwa Thierry, reka dukomeze kubana muri zindi update hano kuri Odin 7.